Uyu munsi ndaza kubaganiriza ku byo nkoresha mu mutwe wanjye kugira ngo nite ku musatsi, kuko ngiye ibyo nkoresha mu mutwe wanjye ni ibintu byoroshye buri muntu wese yakora. Ntabwo nkunda gukoresha ibintu byinshi cyangwa se umare umwanya muremure muri dushe. Ngerageza gukoresha umwanya mutoya, ibikoresho bikeya kandi bigira akamaro. Ikintu cya mbere nkoresha ni shampoo. Nkunda gukoresha shampoo iri professional kuko nizo zikora akazi neza. Kenshi iyo uguze za shampoo ziri cheap, usanga umusatsi wawe ucyanduye cyangwa se umutwe ucyanduye, ubundi nyuma y'igihe ukabona umusatsi wawe uri gucikagurika utazi impamvu. Ni uko mu gihe kirekire imisatsi yawe iba utarakuyeho ya maproducte ashaje ahoraho, washobora gushiraho izindi conditioner ukabona sizinjiremo indani mu musatsi, bigatuma rero umusatsi wawe igihe kirekire wuma, bikanatuma ucika. Kuko umusatsi turabizi yuko umusatsi wumye uracika, umusatsi wumye uracika. Ubwo rero iyo ukoresheje shampoo nziza ukoga mu mutwe neza, umutwe wawe uruhu rwo ku mutwe rugacya neza, umusatsi wawe ukura neza utari kubyigana na ya mavuta n'uruhu rushaje ruba ruri ku mutwe wawe. Ikindi cya kabiri nkurikiza ni mask. Nkoresha iyi mask, iyi niyo nkoresha. Harimo gakeya cyane, kwanza ni nkaho nta karimo, kubera ko nkakoresha cyane, ariko nanone ntabwo ukeneye gukoresha nyinshi. Njye ntabwo njya nkoresha conditioner kubera yuko conditioner na mask kuri njyewe bikora ibintu bimwe. Uko nakoze research yanjye mbona conditioner na mask ubundi bikora ikintu kimwe, ahubwo conditioner ari umuntu ufite umusatsi utumye cyane, ariko njye mfite umusatsi urimo produit. Bivuze yuko umusatsi urimo produit uba wumye kurusha uri naturel. Ubwo rero njye mpita njya kuri mask kuko niyo inkorera neza cyane. Iyo ndangije gukoresha mask, mashije kumutsa umusatsi ho gakeya, nka kwa kundi ufata isume ukumutsa neza ho gatoya ukarangiza, nibwo mpita nshiramo leave-in conditioner. Njye nkoresha kantu, ariko buri muntu wese ashobora gukoresha iyo ashaka. Icyangombwa ni gukoresha shampoo, mask na leave-in conditioner, nicyo cyangombwa. Leave-in conditioner rero ikikoraho itandukaniye na mask cyangwa conditioner, uko leave-in conditioner ifasha mask kuguma mu musatsi, ifunga y'amazi na za moisture na bya bintu byose washizemo ibivuye muri mask mindani mu musatsi, umusatsi wawe ukaba umeze neza mu gihe kirekire. Ikindi nkoresha ni icyo bita bond builder. Aha nkoresha Olaplex ya gatatu, ndayikunda cyane, niyo inkorera neza kuko nanone mfite imisatsi idefini. Company menshi ubu ari gusohora ama bond builder atandukanye kandi ndatekereza ko yose akora kimwe. Ubwo rero ko nakoresheje produit nshiramo bond builder kugira ngo umusatsi wanjye udacika, ugarure za mbaraga wataye mu gihe nawo udefirije. Niyo mpamvu nkoresha iyi. Ubwo rero ntabwo umuntu aba akeneye gukoresha ibintu byinshi birenze ibintu bine gusa, kandi iyi ngiyi nayo ntabwo ari ngombwa cyane ku muntu ufite imisatsi ine naturel. Iyi ngiyi ntabwo ari ngombwa. N'umuntu ufite naturel namugira inama kuzajya ayikoresha byibuze mu mwaka nka 3-4 mu mwaka, kubera yuko ariko nanone kuri iyi ngiyi ntabwo ukeneye gukoresha nyinshi, iraramba, ntabwo ukeneye gukoresha nyinshi, kandi nyuma y'uko uyifunguye imara igihe cy'amezi 12. Ndatekereza yuko kamwe ku muntu ufite naturel kamara byibuze nk'umwaka wose. Ubwo rero bivuze yuko nubwo mubona hari abantu benshi baba bakoresheje ibintu byinshi bitandukanye mu musatsi wabo, ibintu biba biri basic, bikoze ibikoko byita ku musatsi kandi umusatsi wawe ukaba umeze neza ugakura neza, ni shampoo, mask na leave-in conditioner. Ibyo bintu byangombwa. Ubundi warangiza umusatsi wawe umajije kuma, niba urindira ukajya ku zuba ukuma, cyangwa se niba urindira ukoresha nka blow dryer cyangwa se ibyuma bitandukanye kugira ngo umusatsi wawe wume. Ikindi cyane mushobora gukoresha ni amavuta.
amavuta ukoresha ni wowe uyitorera. Ngewe nkunda gukoresha olive cyangwa se amavuta ya avoka cyangwa se ayo bita jojoba cyangwa se jojoba. Niba wari ukeneye gushiramo conditioner mu mutwe nka buri munsi wa gatatu, ubu iyo washizemo ugashizemo leave-in conditioner ugashamo n'amavuta ya moisture washizemo ishobora kugumamo byibuze nk'icyumweru cyose cyuzuye cyangwa ibyumweru bibiri, bitewe nuko wasutse cyangwa se imisatsi yawe iri hasi. Iyo wasutse imisatsi yawe ishobora gufata amazi igihe kirekire kurusha iyo iri hasi. Ubwo rero ni ibintu bike umuntu aba akeneye gukoresha mu mutwe, nta mpamvu zo kugura liste y'amaproducte gusa. Uba ukeneye ibintu bikeya kandi byoroshye kandi wowe ushoboye gukoresha mu gihe kirekire, kuko ibintu ukoresheje mu gihe kirekire nibyo bikwereka biguha ibisubizo kurusha akantu kamwe ukoze uyu munsi, akantu kamwe ukoze y'undi munsi. Ubwo routine nicyo kintu cya mbere. Routine nicyo kintu cya mbere, hagakurikizaho ukuntu ukora imisatsi yawe, ari ukuyikora witonze, ugasokoza witonze, uhereye hasi uzamura hejuru witonze. Ukazajya uvuga ati ngiye gukora imisatsi yanjye ku munsi, witonze kandi ufite umwanya utari kwirukanka. Niba udafite umwanya uri kwirukanka, bireke. Ubiretse uwo munsi uvuga ati wenda nzabikora ejo cyangwa se ikindi cyumweru, kubera yuko aho kugira ngo ushikure umusatsi upfurapfure ku munsi umwe, afazari warindira ikindi cyumweru ukabona kuwukora ufite umwanya uhagije. Ubwo rero murakoze kureba video yanjye uyu munsi. Mumpa ama comments mu gihe mumbwira ibibazo mufite mushaka ko nabasubiza, ubundi ndabifuriza umunsi mwiza n'ibihe byiza. Bye.